abari bategereje ibindi bintu bibi bigayitse bitari neza y'Imana, bitari urukundo rw'Imana, ntabyo bari bubone. Ikintu kiri buboneke cyangwa bagiye kubona bagomba kwitega ni neza y'Imana. Rero Imana yambwiye ngo igihugu cy'u Rwanda kigiye gucogozwa, kigiye gucongwa n'Imana ku buryo agakiza kazakigera ku matwi. Hazagushwa hasi inkwenene zose umunyarwanda yakwenye undi munyarwanda, kandi bose igiye gutanga amahirwe no ku bintu no ku bantu abandi bari barimye amahirwe. Hari abantu abandi bari barimye amahirwe, ariko kubw'imbaraga z'Imana no kubw'inkunga y'Imana iva mu ijuru, kandi Imana yambwiye ngo abumva yuko bakorana n'Imana bakwiriye gutangira gutangaza ububasha bw'Imana buhesha abantu gukiza, aho kugomeza kugaragaza imbaraga za Satani. Ntabwo ukwiriye gukomeza kwiheba, kandi Imana imanuye imbaraga. Ntabwo ukwiriye gukomeza kumva amajwi y'abazimu, amajwi y'abadayimoni, kandi watangiye kumva ijwi ry'Imana rya rindi rikokora amashyamba, ahubwo ya neza y'Imana imurimo atangira gushakisha ukuntu yabageraho. Ariko kandi ikintu cya mbere abagaragariza ni urukundo, kuko abatagifite ya minkanyari yo ku gahanga yo kuvuga nabi, kuko abatagifite urwango, kuko abatagifite zose, Imana irambwiye ngo irabihombeje. Irabihombeje ibyo by'inzigo, ihombeje ibyo kwihorera, ihombeje ibya munyangire, ihombeje urwango, ihombeje ubutindi, ihombeje n'agakiza k'agatindi. Kuko Imana yambwiye ngo muri kino gihugu cy'u Rwanda hakoreramo umudayimoni, ariko uwo mudayimoni cyabagendereye ni ugutangiza ibikorwa bizashora abanyarwanda mu bwicanyi. Ariko Uwiteka yambwiye ngo nimuhumure, amanuye imbaraga. Ubwo budabagiza Uwiteka nabwo arabuvumye, kugira ngo umukene n'umukire bafatanyirize hamwe, babe umugozi umwe, bazamurane, bahanahane mu maboko. Bya bindi byo kuvuga ngo amaboko ataresha ntaramukanya, Uwiteka aravuze ngo arabimenesheje. Imana y'amahoro nibane namwe mwese mudukurikira ku Muremyi TV. Imana niba umugisha, turabakunda kandi turabashimira uburyo mudukurikira. Mwebwe mutuye ahatandukanye mu Rwanda, mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba n'umujyi wa Kigali, mwese turabashuhuje. Ntabwo twakwibagirwa n'abari muri diaspora, muradukurikira abari muri Amerika, muri Canada, Burayi hose no mu Bushinwa. Imana nibarinde. Abatumva Ikinyarwanda namwe Imana ibarinde, abatacyumva n'abacyumva reka tubasuhuze. Mwese mudukurikira rero tushuhuje, namwe abakunzi bacu batwereka ko tubana, bakanda like, bakaduha comment, kandi n'ukuri turabashimira uburyo mudukunda cyane. Reka rero tubasuhuza aho muri hose, aho mwicaye, aho mugenda, aho abari muri ofisi, abari kwa muganga, Imana ibakize, aho muri hose, abari kwaka akazi hose, aho mutwumvira mu bice bitandukanye ku isi hose, turabashimira. Muri uyu mwanya rero dufite umukozi w'Imana, twabazaniye umukozi w'Imana, sibwo bwa mbere tumwakiye ku Muremyi TV. Umukozi w'Imana, Imana yizeye ikamuha ibyayo. Yatubwiye ko avuye mu gusenga, reka tumwakire ku Muremyi TV adusuhuze. Ntabwo twari tumaze igihe duhura nawe, atubwire naho yarari.
Yego ndabasuhuje mwese abakurikira iyi kamera Umuremyi TV, Imana yo mu ijuru ibishimira ibaha umugisha kubwo gukurikira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo tubagezaho. Njyewe nitwa Nzabahimana Ernest, umukozi w'Imana. Rero nubwo nari maze iminsi ntaboneka kuri iyi kamera inshuro nyinshi, mba ndi mu bihe byo gusenga mu butumire bwanjye n'Imana, cyane cyane ko iby'Imana nyine atari ukwihuta ujya gukora, ahubwo ari ukubanza kuyikunda no kubana nayo no gusabana nayo kugira ngo abe ari yiguha ibyo gukora. Amen. Niyo mpamvu rero mu ruhande rwanjye gukora utiga ibyo ukora ngo ubinoze ubinonosore nabyo ntago biba ari byiza. Yego. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Ubwo rero bakunzi bacu, akiva gusenga afite ubutumwa yabageneye Imana yamuhaye kugira ngo namwe bubagereho. Mudukurikire muhere ku munota wa mbere uko atubwira hari Imana igushakaho, nanjye hari Imana ishakaho. Reka tumuhe uwo mwanya adusengera Imana, noneho twumve ubwo butumwa dutuje ducecece twese. Murakoze cyane. Ni karibu mukozi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Mbere yuko nsenga, ubutumwa Imana yampaye kuri uyu munsi ni ubutumwa Imana yambwiye ngo abantu bari bategereje ikindi kintu mu Rwanda kitari ineza y'Imana, kitari urukundo rw'Imana, ntacyo bari bubone. Abari bategereje ibindi bintu bibi bigayitse, bitari ineza y'Imana, bitari urukundo rw'Imana, ntabyo bari bubone. Ikintu kiri buboneke cyangwa bagiye kubona bagomba kwitega ni ineza y'Imana, ni urukundo rw'Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Kadusome muri Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro ibice 7 umurongo wa 2 n'umurongo wa 5. Mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira ujyanemo 7, ibigabo n'ibigore, no mu nyamaswa zizira ujyanemo 2, ingabo n'ingore. Nowa akora byose uko Uwiteka yabimutegetse. Imana idufashe cyane. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Gukorera Imana si ukwitegeka k'umuntu no kwiyobora kwe, ahubwo ni ukubitegekerwa n'Imana ikakuyobora uko ukwiriye kubana n'ibyo yaremye byose, kuko bidahuje kamere n'imimerere, hanyuma ikaguha ubwenge bwayo ukabana nayo ukora neza uko bigenwa n'Imana. Imana ishimwe. Rero Imana yambwiye ngo igihugu cy'u Rwanda kigiye gucogozwa, kigiye gucongwa n'Imana ku buryo agakiza kazakigera ku matwi. Hazagushwa hasi inkwenene zose umunyarwanda yakwenye undi munyarwanda, kandi bose ari abanyarwanda batunzwe n'imbabazi z'Imana. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Kadusengere buno butumwa kugira ngo Imana irusheho kubucengeza mu mitima yacu, kandi burusheho kugirira umumaro abagiye kubwumva, abagiye kubukurikira, kugira ngo bugiraho bubavana, bugiraho bubageza. Imana yo mu ijuru ibasenderezemo impano zayo, cyane cyane urukundo rwayo. Mana nyir'ijuru n'isi, ni wowe mubibyi w'ijambo ryawe, kandi ni wowe uzi ubutaka
buri muri iki gihugu ariyo mitima uko bumeze. Ni wowe uzi ubutaka buri muri iyi si ku migabane yose uko bumeze, ubwo butaka ariyo mitima y'abantu. Mu izina rya Yesu, ni wowe uzi ifumbire ukwiriye gushyiramo, ni wowe uzi uburyo ukwiriye kubusigasira. Nyemerera Uwiteka umpe umwuka wawe wera, kugira ngo ndusheho kubwira abantu ibyawe, mfite rwa rukundo rwawe na wa mutima wari muri Kristo Yesu. Mana yanjye, kugira ngo abantu nabo bagire umutima ushima kandi wemera, kugira ngo babashe gukora ibyawe, bature hano mu Rwanda, bature hano muri iyi si bameze neza nk'uko bigenwa nawe, mu izina rya Yesu, amena. Ijambo ry'Imana ritubwiye ku mugabo witwa Nowa, uko Imana yamutegetse, imutegekera gukora ibyayo, ngo Nowa nawe abigenza neza nk'uko Uwiteka Imana yamutegetse. Bivuze ngo ibyo Nowa yakoze ntabwo ari we wari ubyitegetse. Ibyo Nowa yakoze neza byose byari biri mu mugambi w'Imana, kandi yabikoze abishobojwe n'Imana, abibashishijwe n'Imana, bigenda neza kuko Imana yari ihagaze mu mugambi wayo. Imana idutabarane cyane, kandi Imana ikomeze kuduhundagazaho imigisha yayo. Imana ishimwe. Nicyo gituma navuze ngo gukorana n'Imana, gukorera Imana ni ukubitegekerwa nayo, ntabwo ari ukubyitegeka, kuko ibyo twitegeka ni ibingana n'ibyacu tubamo, n'imitekerereze yacu, n'imyumvire yacu, n'imikorere yacu isanzwe yo mu buryo bw'ubuzima bw'umubiri busanzwe. Ariko iyo tugeze mu by'Imana, kuko Bibiliya irambwira ngo ibiri ku isi byose icyatumye bibaho niko Imana yabishatse, kandi niyo yabiremye. Niyo mpamvu rero hano muri iyi si ikintu cyose uzabonamo gihari kuko Imana yakiremye. Bivuze ngo byaba ibyo ukunda, byaba ibyo udakunda, ibyo wishimira, ibyo utishimira, bitewe na kamere zitandukanye. Buri muntu wese agira kamere ye ya buri muntu, ikaba ifite ikintu yakishimira, ikaba ifite icyo yakunda. Ibyo byose rero niyo mpamvu Imana idashaka cyangwa se itemera ko umuntu yijyana mu buyobozi bwayo akoresheje ubwenge bwe, keretse kubisabira Imana ubwenge. Haleluya, haleluya. Nowa rero ubwenge yakoresheje ni ubwenge bw'Imana, ntabwo ari ubwenge bwe nka Nowa. Imbaraga yabijyanyemo ni imbaraga z'Imana, ntabwo ari imbaraga ze nka Nowa. Ni nayo mpamvu iyo dusomye ijambo ry'Imana, niyo twumva ubutumwa bwiza, cyane cyane buba bugomba kutuganisha kuri nyirabwo. Buba bugomba kutuganisha ku Mana, kugira ngo dukurure imbaraga zayo, dukurure ubushobozi bwayo, dukurure imbabazi zayo, dukurure urukundo rwayo rutagira akagero, dukurure ineza yayo. Noneho ibyo tubashe kubyigiraho, kugira ngo natwe bidufashe kumara iminsi yacu y'ubuzima bwacu hano mu isi twitondeye ibyo tubana nabyo, twitondeye ibyo tunyuramo, tudahubukira ibyo tubonye byose, ahubwo twigengesereye kugira ngo tubashishwe n'Imana muri byose. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Rero Imana yambwiye ngo igiye guha amahirwe ababi n'abeza bari hano mu gihugu cy'u Rwanda, kuko ari inyembaraga, kuko ari inyemaboko. Izi kigiye kubaho, izi uko igiye kubigenza. Ibyo umuntu atakora Imana yo yabikora, ibyo umuntu atashobora Imana yo yabishobora. Hano muri iyi nkuge Imana yari itegetse Nowa kwinjiramo, dusanzemo ko Imana yamubwiye ngo genda ushyiremo inyamaswa zose, izizira n'izitazira. Ushyiremo izizira n'izitazira,
ibigabo n'ibigore winjirane nabyo muri iyo nkuge. Ijambo natinzeho cyane ni ijambo rivuga ngo no mu nyamaswa zizira nazo winjizemo. Igiye gutanga amahirwe no ku bintu no ku bantu abandi bari barimye amahirwe. Hari abantu abandi bari barimye amahirwe, ariko kubw'imbaraga z'Imana no kubw'inkunga y'Imana iva mu ijuru, aba bantu abandi bimye amahirwe Imana yije kubaha amahirwe, kubera yuko n'aba bitwa ko ari abakiranutsi cyangwa ari abakirisito cyangwa ko ari abizerwa, nabo ntabwo ari ku bwabo, byaturutse ku Mana kugira ngo abandi babagirire icyizere cyangwa se kugira ngo babashe gukora neza, babashe gukora imirimo myiza, babashe gukiranuka, babashe gusenga, babashe gukizwa. Byaturutse ku Mana. Imana idufashe cyane, kuko hatabayeho imbaraga z'Imana nta mwiza n'umwe waba mu isi. Ariko kubw'imbaraga z'Imana, kubw'ubushobozi bw'Imana, mu isi hazaboneka abakiranutsi, mu isi hazaboneka abasenga, mu isi hazaboneka abakora neza, mu isi hazaboneka abababarira, mu isi hazaboneka abababarirwa, mu isi hazaboneka amahirwe Imana itanze. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Kino rero Imana yambwiye ngo ni igihe cyo kuza kugaragaza gukora kwayo, kandi Imana yambwiye ngo abumva yuko bakorana n'Imana bakwiriye gutangira gutangaza ububasha bw'Imana buhesha abantu gukiza, aho kugomeza kugaragaza imbaraga za Satani zihesha abantu kujyanwa ikuzimu. Bivuze ngo niba imbaraga z'Imana ziri gukorana nawe, bivuze ngo niba ubwiza bw'Imana buri kumwe nawe, uratangaza ubushobozi bw'Imana bukura abantu ikuzimu kurusha gutangaza imbaraga za Satani zijyana abantu ikuzimu. Imana idufashe cyane, kuko Imana isumba ibiri mu isi byose. Imana isumba ibyaha byose Satani yakoresheje abantu. Nimba Imana isumba ibyaha byose Satani yakoresheje abantu, birakwiriye yuko kandi birashobotse yuko Imana igiye kumanura imbaraga zayo zisumba ubushobozi bwajyanaga abantu ikuzimu, noneho abantu bakava ikuzimu, bakava mu rwobo Satani yabasizemo, bagatangira gukorana n'Imana ku musozi wayo wera mu Rwanda. Imana ishimwe cyane. Kandi Imana iturengerane bakozi b'Imana, Banyarwanda. Imana ishimwe, ni inyembaraga, ni inyamaboko. Ntabwo ukwiriye gukomeza kwiheba, kandi Imana imanuye imbaraga. Ntabwo ukwiriye gukomeza kumva amajwi y'abazimu, amajwi y'abadayimoni, kandi watangiye kumva ijwi ry'Imana, rya rindi rikokora amashyamba, rya rindi ryuzuye igitinyiro, rya rindi ryuzuye ububasha bw'Imana, rya rindi rirema amateka. Ndagira ngo mbatangarize yuko ijwi ry'Imana niryo ryahagurukanye Aburahamu rimuvana mu bigirwamana muri Uriya y'Abakarudaya. Imana ihabwa icyubahiro. Nta kindi kintu cyakuye Aburahamu muri Uriya y'Abakarudaya mu bigirwamana ni ijwi ry'Imana. Ntabwo ari imbaraga za Aburahamu nka Aburahamu. Ikindi kintu cyajyanye Mose muri Egiputa ni ijwi ry'Imana, kuko Mose yabanje kugaragariza Imana yuko atabasha guhangara Farawo umwami wa Egiputa, ariko kuko ijwi ry'Imana rifite ubutware, ryari ryamubonekeye riri kuvugana nawe, ryaramuhumanuye, rirangije kumuhumanura riranamutinyura, rimutinyurira kujya guhagarara imbere y'igikomerezwa Farawo. Imana ishimwe cyane. Uyu mwanya rero hari ijwi ry'Imana riguhamagariye guhagarara imbere ya Farawo wawe, kandi ukamutangariza yuko uburetwa bwe burangiye. Haleluya, haleluya. Imana ihamagara Yeremiya
Yeremiya nawe yabwiye Imana ati njyewe ndacyari umwana kandi rwose ndi mutoya cyane, ibyo bintu sinabishobora. Kuko ijwi ry'Imana ryari rigendereye Yeremiya, riramutinyura riramweza. Haleluya! Rimaze kumweza, rimaze kumutinyura, ritangira kumuha amategeko, ritangira kumushyiramo ubutware, rimuremamo ibyiringiro kandi rimubonamo kuzabona ibyiza, kandi rimuremamo kuzatsinda, aho guhora yumva ko we ari umwana mutoya utahagarara imbere y'ibikomerezwa, utahagarara imbere y'ibikomeye ngo abitsindishe izina rya Yesu n'ububasha bw'Imana. Imana ishimwe cyane, Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo rero ukimara kumva rino jambo, hari ubutware bw'Imana bugiye kumanukira muri wowe. Amen. Kandi umuntu wese wabashije kugendererwa n'ubutware bw'Imana ntaba agifite gutinya, ntaba agifite ubwoba, aba yahawe gutinyuka, aba yahawe gushira amanga, kugira ngo atangire guhangara sekibi, kugira ngo atangire guhangara abadayimoni, atangire guhangara inzigo, atangire guhangara ubunebwe, atangire guhangara munanize, atangire guhangara mudindize, atangire guhangara ubukene, atangire guhangara ubukode, atangire guhangara ubucuraguzi bw'abikuzimu, atangire guhangara imyifatire mibi. Imana ishobora byose iruzuye, ntitira imbaraga, Imana ntiterwa inkunga, Imana ntikennye, irihagije. Icyo ikeneye ni uko wemerera ko ijwi ryayo rikugenderera kandi ubwiza bwayo ukabwakira, ubundi ugatangira kugenda hano muri iyi si wiyumvamo yuko ahantu hose uri buhanyure kubw'ububasha bw'Imana n'ubwiza bwayo. Imana ishimwe cyane. Umuntu rero wuzuye imbaraga z'Imana ntaba akireba abakora ibyaha ngo abijundike, ahubwo ya neza y'Imana imurimo atangira gushakisha ukuntu yabageraho. Ariko kandi ikintu cya mbere abagaragariza ni urukundo, kuko aba atagifite ya minkanyari yo ku gahanga yo kuvuga nabi, kuko aba atagifite urwango, kuko aba atagifite inzigo, ahubwo aba yuzuye ineza ituruka ku Mana. Ni nayo mpamvu rero Imana iri gutangaza ngo abari bategereje ibindi bintu bibi mu gihugu cy'u Rwanda bitari ineza y'Imana, bitari urukundo rw'Imana, bitari imbabazi z'Imana, bagiye kubura ibindi bari biringiye, bari bategereje by'ubugome n'ubugomeramana no kwiturana inzigo no kwiturana kwihorera. Ibyo byose Imana irambwiye ngo irabihombeje, irabihombeje ibyo by'inzigo, ihombeje ibyo kwihorera, ihombeje ibya munyangire, ihombeje urwango, ihombeje ubutindi, ihombeje n'agakiza k'agatindi. Agakiza k'agatindira kavumye. Imana imanuye agakiza kayo kagaragaza umwana wayo wicisha bugufi, kagaragaza ububasha bw'Imana, kagaragaza inzira za Nyagasani, kakirukana urwango, kakirukana amacakubiri, kakirukana ibintu byose abazimu n'abadayimoni bavanye ikuzimu. Kuko Imana yambwiye ngo muri kino gihugu cy'u Rwanda hakoreramo umudayimoni, ariko uwo mudayimoni cyabagendereye ni ugutangiza ibikorwa bizashora abanyarwanda mu bwicanyi. Ariko Uwiteka yambwiye ngo nimuhumure, amanuye imbaraga zisumba ubutwari bw'uwo mudayimoni. Uwiteka amanuye ubushobozi busumba ubutwari bw'ubwicanyi bw'umudayimoni wakoreraga mu Rwanda. Imana idufashe cyane, turengere kandi tugirire neza. Hari inzigo zari mu gihugu, Uwiteka arazivumye. Hari ubudabagizi bwari mu gihugu bwategetswe na Satani, ariko ubwo budabagizi bukaba bushinzwe gushinyagurira abakene,
ubwo budabagizi Uwiteka nabwo arabuvumye, kugira ngo umukene n'umukire bafatanyirize hamwe babe umugozi umwe, bazamurane, bahanahane mu maboko, bya bindi byo kuvuga ngo amaboko atareshya ntaramukanya. Uwiteka aravuze ngo arabimenesheje, kuko ibyo byuzuye urwango, arabivumye mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane, kuko n'uwakize yakize ku bw'inkunga y'Imana, ndetse Imana yambwiye ngo n'uwakiranutse yakiranutse ku bw'inkunga y'Imana, ndetse n'uwakijijwe yakijijwe ku bw'inkunga y'Imana. Ni nayo mpamvu Uwiteka adashaka abaneguranye, ni nayo mpamvu Uwiteka adashaka abaca imanza, ni nayo mpamvu Uwiteka adashaka abasenyana, ni nayo mpamvu Uwiteka adashaka ababiba inzangano, kuko ngo inzangano nizo zashoye abanyarwanda mu bwicanyi. Ubwicanyi buraba kugeza ku bwicanyi busohora muri jenoside. Ibyo byose byagiye bituruka ku bwibone, ku kwishyira hejuru, ku kwikunda, ku kwirata, mu nyangire, gusebanya. Ibyo byose nibyo byashoye u Rwanda mu matiku n'amatindi n'amatiruganya. Imana nayo ikaba yanze agakiza k'agatindi katuzuyemo urukundo n'ubwungo, bwuzuyemo ubwuzu no kwishimana. Ibyo byose bibashije kuba bihari, abantu babohorana. Imana idufashe cyane, Imana iturinde, Imana iturengere. Rero Nowa yinjiza mu nkuge inyamaswa zizira n'izitazira. Mu gihe cy'Imana abantu babasha kubana uko baba bameze kose bigakunda, ariko mu gihe cy'abantu ntabwo. Imana rero ishohoje igihe cyayo hano mu Rwanda, igiye gutanga agakiza nyagakiza, igiye gutanga imbaraga n'umwete. Abirataga ko bakijijwe nibashyira umupira hasi, Imana ije gutanga agakiza. Abirata ko ari abakiranutsi nibashyira umupira hasi, Imana ije kwerekana gukiranuka kwayo. Abirataga yuko ari ibishongore bisumba abandi nibashyira umupira hasi, Imana ije kugaragaza kwera kwayo mu gihugu cy'u Rwanda. Imana ije kugaragaza ubutumwa nyabutumwa, Imana ije kugaragaza akazi nyakazi, urukundo nyarukundo rusumba iby'abantu biyoberejemo bagakundana ku bwabo, bakabyitiranya n'urukundo rw'Imana rwatanze umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo akabambwa ku musaraba kugira ngo akize bose, atabare bose, ababarire bose. Ibyo ngibyo nibyo Imana yishimira. Abafite bene urwo rukundo, abo nibo bagiye kubana n'Imana hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abafite urwo rukundo rukunda bose, rukababarira bose, rugakiza bose, rugafasha bose, nibo bagiye kubana n'Imana muri iyi minsi ije, kuko Imana ntigikeneye agakiza k'agatindi, k'amatiku, k'agaterenganya Satani yiyoberanyijemo, abantu bagahinduka abarwanyi b'indwanyi z'abantu, bakabyitirira izina rya Yesu. Yesu, Yesu dutabare, Yesu urengera abanyarwanda, Yesu urengera abakozi bawe. Rema amashimwe muri kino gihugu, irukana intambara muri kino gihugu, irukana ubwicanyi muri kino gihugu, rema amayero muri kino gihugu, mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe, Imana y'icyubahiro. Uwiteka aravuze ngo aganjije ab'ikuzimu, aganjije ab'ikuzimu bakoreraga mu iki gihugu, aganjije abadayimoni bakoreraga mu iki gihugu, aganjije abantikristo bakoreraga mu iki gihugu. Uwiteka aganjije abariminati bakoreraga mu iki gihugu. Uwiteka aganjije ubunebwe bw'abantu bihimbiye gusenga, banze gusenga ngo bakize bagenzi babo bakoreraga muri iki gihugu. Uwiteka atwazanyije ingabo ze
kugira ngo atsindire buri munyarwanda wese ahari, kugira ngo amukize kurimbuka. Mu izina rya Yesu tugiye gusengana Imana, kandi tugiye gukorana n'Imana, tugiye kuvugana n'Imana. Nimushire ubunebwe, mwakira imbaraga. Nimushire ubwoba, mutinyuke, mwirukane umuzimu, mwirukane abadayimoni, mwirukane sekibi, udindiza abanyarwanda, ubuza abantu gusenga. Kuko gusenga niho abantu bahurira n'Imana, nta handi abantu bahurira n'Imana. Abantu bahurira n'Imana mu gusenga. Gusenga ni ikiraro gihuza abantu n'Imana. Mana ishimwe, emerera Mana imitima yacu gusenge. Emerera Mana ubuzima bwacu bube ubuzima busenga. Emerera imibereho yacu imibereho ihumanutse kandi kwemera, ikwizera, ikwiringiye, kandi yakira imbabazi irimo n'imbabazi. Haleluya, haleluya. Amen. Imana ishobora byose, genderera umuntu wese uzakurikira buno butumwa, yumve harimo ubwungo bwawe, yumve harimo urukundo rwawe, yumve harimo imbaraga zawe, yumve harimo imbabazi zawe, yumve hari amavuta hawe yo kuva mu mwobo yararimo, yumve hari icyizere hawe cyo gutera intambwe agatambuka, kandi akaba umunyamahoro, kandi akakira ibyishimo bya roho, ibyishimo by'umwuka. Mu izina rya Yesu kiza abarwayi, genderera Mana bari mu bitaro, genderera abatwazaguzwaga igitugu na Satani, genderera abatwazwaga igitugu n'abadayimoni, genderera bari mu bukene n'igikombe cy'ubwihebe, genderera Mana ababuze urushako, genderera bariho ikinegu, genderera babikabyo. Mu izina rya Yesu Kristo baha umwuka wawe wera, kandi ubigisha uko umwuka wawe wera akora, kugira ngo bakorane nawe batagifite bya bikabyo n'ibyirato byo mu bantu. Mu izina rya Yesu byo bikweto ndabitwitse. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti nihaboneka inkweto nzima zungura abanyarwanda bose. Mana ishobora byose, ukiza abantu kwirata, ukiza abantu kwibona, ukiza abantu kwishyira hejuru, ukiza abantu kwikunda bakanga bagenzi babo, ukiza abantu agakiza k'agatindi, ubaha agakiza kavuye i Siyoni, ubaha agakiza kerekana umwana w'Imana, ubaha agakiza kerekana Yesu Kristo, agakiza kazura, agakiza katabiba urwango n'amacakubiri, agakiza katabiba guharasingana, agakiza katavuga abantu ahubwo kavuga Imana n'imbaraga zayo, agakiza kavuga Yesu Kristo, uwo ari we wese akumva ububasha n'ubushobozi bituruka kuri Nyagasani, bigatuma mwifuza. Mana urakoze, mu izina rya Yesu, amen. Urakoze mukozi w'Imana. Imana ni guha umugisha kandi kongerere imbaraga n'amavuta. Reka tugusabe uduhe nimero zanyu kugira ngo abagukenera bazakubone nibagukenera. Yego urakoze. Nimero za telefone 07 8 15 4 7 2 12 07 8 15 4 7 2 12 0 karindwi 8 15 4 7 2 12. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Urakoze nawe, Imana iguha umugisha. Reka tusoreze hano, tuzongera dusubire ubutaha. Imana niba yadutije ubuzima, namwe mwadukurikiye, Imana nibaha umugisha kandi Imana nibishimire, muhahe muronke ibihe byose. Amen.